Sasa tukubitera gasimona business zanje niziniga nega guhosa intoki zanje muri trigger greatness assassin izindi kuri magazine umwami w'injyana shitana agaba ibitero mu muziki baramuzi no mu bubidigi sinzi niba hari benshi bazi byonzi nkanje niba badabo n'abajama banje niruganzu garutse mu Rwanda mwanyi wa yoba ku mihanda Salomon w'ikigali Yuda Iskariyo BUMNP sinyiri mujyana y'umujinya nasanze banzi banje badatinya yica Kenya girwa inama yo gutwara ibintu gakimani hori hose muri market shiboneza wallahi wallahi cyokura buri zawe wakiwakiziye iminsi ziri so hambo nawe ulalengeza isoko yawe nyuhagira batabizi gufata bibacange shimboke yanjye komere kubwawe ipusi yawe ikunda amata yanjye ikunda amata va mu icebe ryanjye ngundiye yatamiye icebe ryanjye bikora gakiri inyungu ta break angana step yes mumeze mute twizeye ko meze neza cyane gatanu kuri gatanu abakurikiye TAS TV show right now ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana mudahwema kudukurikirana na gatoya reka mbifurize umwaka mushasha mbabwira ngo mwese jobless amahoro y'Imana abagereho kandi mukomeze kugenda mugirirwa ibihe byiza ubu tuvugana rero nkuko bisanzwe turi kuri TAS TV show live hano turi kumwe n'abatumirwa bameze neza cyane baryoshya abajene abagenisi bafite swaga nyinshi zigiye zitandukanye muri aka kanya rero icyo nababwira ndi kumwe n'abahungu bakuru mu gace bucece are you ready guys? Yes sir, twizere ko ibintu byose ari neza gatanu kuri gatanu. Muri aka kanya ndi kumwe n'abaraperi babita Trap Target, Hitmakers Chuba, Hitmakers Urugamba, Hitmakers Ubugome, Hitmakers Ubucuyi. Yewe gatatu. Ndi kumwe na Package the Packaway aka Mr. Batman mutoto wa Buswa from Karuhe Jigs, Big Boy Batman in the building. Wagwana my brother. Oji my bro. Oji neza. Urashima Imana. Ku ruhande rwe hari Captain El Machine Bushosho mutoto wa Uswazi mu Kadomo aje kumusigiti. Oji. Bamwita Bushosho cyangwa Bushosho. Yes, nkuko muri kubibona rero turi kumwe na Trap Target muri aka kanya tukaba tugiye kuganira mbere yuko dutangira rero reka babanze badusuze batubwire ubundi mu magambo make ya umwaka mwawutangiye gute bro suhuza abantu badukurikiranye utubwire umwaka wawutangiye gute life iri gute no brag ni hatari ndajoke ni mihari umwatsi kuri beat on part on the beat Uswazi the gang namakuch ari cool big my featuring in drop come again she's for my hair go ahead give my line together up die make with this drop on me ni your game ni your jaws nwari ku rugamba nyita heavy the one bra chekana kurya ka stress imihari nazisize ku mihanda idufa kashit enemies in truck I got back in the street call me Trap King relax with loyal bitches come aside no this game a beast so move fuck a shit come aside oh my god it's your boy Package the Packaway umwaka wa 2026 ni gucuma brand Package cyokora tangiye fresh kabisa utangiye umwaka umeze neza gatanu kuri gatanu kuri Froza danje ku miruro ya danje ubwicenge bwa danje ngewe Saliote my brother oje kwemera icyaha naguye muri koma ku ruhande rwe ndi kumwe na El Machine Captain Bushosho mwenyewe kiongozi the one and only in the building let's go let's kill my brother nyinjiriye mu kiwanja cyonesha uburyo ugiye nacyo maye ibyo nge nacyo binwaye ni bang kuri zo buri zawe wakiwakiziye iminsi ziri so hambo nawe ulalegeza isoko yawe nyuhagira batabizi gufata bibacange shimboke yawe tupere kubwawe ipusi yanjye n'amata yanjye ikunda amata va mu icebe ryanjye undi yo yatamiye icebe ryanjye bikora gakiri inyungu ta pressure I wanna stay with your camera side with your rocket Rihanna na Beyonce girl. Oh my god bro harakaboro untereyemo kagakoro guskurambira ngo ipusi yawe ngikunda amata ipusi yawe ikunda amata yanjye na mashumushumu ni kiganje ibiki ako kamera shaka yuko kabwira Brad nkubitiye mu kade mu gafuka
kambwiraho fresh ugende gakeya ngo ipusi wati wacho next ubundi ndavuga ngo wanyinjiriye mu kiwanja nconesha uburyo ugiye nacyo maye ibyo nge nacyo binwaye ni bang bang kuri zo buri zawe wakiziye iminsi ziri so hambo nawe uralengeza isoko yawe nyuhagira batabizi gufata bibacange shimboke yanjye ikomere kubwawe ipusi yawe ikunda amata yanjye ikunda amata ava mu icebe ryanjye yatamiye icebe ryanjye bikora gakiri inyungu ta break. I'm gonna stay with your karma cycle, you rookie rocker Rihanna with that beyond girl. Wow, oh my god, nakubwiye ngo uyu mwaka wo kuri TAS TV show witegura umuriro ugiye kwaka. Ubu ngubu ni umuriro mbere na mbere reka mbihanganishe gatoya presenter wa hano bita The Creator Badman Zao Penge ntabwo wabonetse ariko muri aka kanya mugiye kujya mubana 5-5 na VG OG Selector the one and only aka Mr Big Papa aka Mr Munwate Boy. Nukuvuga rero muri aka kanya nkuko nabibabwiye ndi kumwe na target abajene bameze neza abajene bafite swag bya danger reka duhere kuri package. Ubundi package mbere na mbere utangira gukora umuziki utangira gukunda music wumvishe mbere na mbere first time wicara ukumva utangiye gukunda umuziki ukumva nyine wakora music ukumva nyine music kurimo hari ryari byaje gute ninde wakubereye expression kugira ngo bashe kuba wakora umuziki ya ibintu nk'ibyo ngibyo byatangiye gute muhe mwaka stuff like that. Let's go. Ukuvuga ngo njyewe ubone nkunda umuziki yeah nakunze umuziki kuva kera nyiri umupeti kuva kera yubuze kuva kera nk'umuntu w'umunyabwenge nk'umuntu w'umuraperi tubwira umwaka nigera watangiye kubyiyumvamo no kuvuga ngo ngewe natangiye gukora umuziki cyangwa se kwiyumvamo kuririmba nkajya hariya imbere y'abantu nkaririmba 2018 icyo gihe ukiri umwana ariko ukiri umunyeshuri nari umwana kabisa afite imyaka 15 twibutse rero ya ndirimbo wajya gukubita wumvishe hahandi bakubwiraga ngo byi imbere y'abantu ukubite iyo ndirimbo yari yande turashaka ko kudusamplingaho n'akantu gatoya wongera udushyire muri vibe akantu gatoya ariko kabunyishe ubundi first of all ngewe role model wanjye kugeza na n'izi saha ni Buda Kemozera Sabe ijisho ry'iki ry'urumonyo ry'uruvorya ijisho ry'uruvorya okay rani umusaza wanjye niwe watumye nkunda music dukubite vibe yaguhaye akavuga ati hano umujene niho hano nanjye nafatiye numva yuko dogi ari ngoma nakundaga bahita nk'umusaza dukubitera agasimora business sanje nizi niga guhosa intoki zanjye muri trigger greatness assassin izindi kuri magazine umwami w'injyana Stana agaba ibitero mu muziki baramuzi no mu bubidigi sinzi niba hari benshi basi byonze nkanjye niba badabo n'abajama banjye niruganzu garutse mu Rwanda mwanyi wa yoba ku mihanda Salomon w'Ikigali Yuda Iscariot BUMNP sinyiri mu cyana y'umujinya nasanze bantu banjye badatinya yica Kenya girwe inama yo gutwara ibintu gakimani hori hose muri market bayishiboneza wallahi wallahi cyo kurura ngo manze ukomanze ku mutsi w'ubwongo byanyabyo so muko nababwiye rero ku ruhande fite Badman Captain, who's them? Oh my gosh. Wamoni Big Popo. Wallahi bamwita Bushosho nawe tubwire bwa mbere na mbere ujya muri vibe yo kumva uri murakunda umuziki bwa mbere na mbere ninde wakwispiye ninde nyine watumye wumva wakora music ninde watumye wumva wakora hip hop uwo muntu ninde nawe tubikora nkuko The Pack abijenjeje ituna dukubita karuka ka freestyle vuba dene abantu itutwemeza kurosha kuvuga ngo nabibonye kuva kera nabyumvishe kuva kera najyanye igihe ki ubwiye kera sinibuka comparinga indirimbo nakunze indirimbo bita amaganya ariko sinzi ni nuko nayumvishe inamaze igihe yarasohotse igihe cyose waba warayumviye nayumviye wakundaga TG ninde ushobora kuba waraguha inspiration yo kuba wakora Borage ni J Polly let's go and get it to the floor of J Polly come listen tano piece no ngoma ya J Polly ngo akambika
akami ka muntu ya naribi akami ka muntu ni umutima we no kutubona dutambura tunawuzi byacu tunamenye neza ku isi wacu twe turabagenzi twambariye gusoza tutanduranya ndebera bisi bacobeye uri cyetekera bakakwita ku mucuyi ndaruca nkanumira dore nubundi ntacyo nazi kuko nagerageje kuvuga bakanyita nyombayire nawe nyiyombera abo nisunze microphone zahera iwanga kumva kandi kunda beat. Yeah man. Yeah, original my brother cyokora aho baranesheje. Ziba bicaye ibintu birahengamye wanaye. Zibari za kera. Ariko nari bibyo ni zibari za kera. So no rero reka twinjire mu mwanya wo kuganira ho gatoya. Umvishe. Na amahirwe akomeye kuba nagize amahirwe ngafatisha Trap Target imwe muri groupe navuga ikomeye hano muri Eastern Province. Imwe mu bantu muri groupe zabashije kuba zakora ibigwi biri dope uko ndibuka indirimbo yanyu na Fireman bita Chuba ndibuka indirimbo nk'urugamba nkavuga ati cyo kora salute guys. So gambere na mbere nashaka kubabaza ikibazo kimwe umuntu bita VI Ndamaze na Kajiga bari he where they are bro bari he mwabataye ubwo ngubwo numvaga muri bumviremo ari kuri original ari kuri full package ariko ndabona ari half full package what the fuck nukuvuga ngo bari he ubundi Trap Target iyo bonye babiri cyangwa ukabona ubundi bari Trap Target kuko nukuvuga ngo umwavugira bose umwe ashobora kuboneka undi akagira kizi n'iki ariko urumva iyo babiri babonetse bibari ibyo bari buvuge reka duhere kuri Busho shora ruguru tubwire dukura tumanuka Busho risho ugiye kumbwira bwa mbere na mbere uhura na The Park byari mwahuriye ese mwariganaga ku kigo kimwe byagenze gute kugira ngo muhure mu cyamba kimwe kuvuga ngo twari turi muri street hood same hood ariko tutaziranye nta nubwo twigakuri ntabwo twigaga ni Buswazi n'ubundi twese twari dutuye Buswazi yego amagana no kuvuga ngo ntabwo twese twari turi ntabwo twigaga ngo mu kigo kimwe ngo duhure ahubwo rwa rukundo rw'ibyo dukora kuba yarakora kumenya amakuru mfite nuko umugabo bita The Big Package Pac-Man yigaga bita GS Birwamagana Protestant weho ntabwo nkurura neza icyo gihe nawe niho wigaga cyangwa mute oyanjye none mu make nkubita details ariko zizive ntago ariho nigaga nje nibyo ndi kugusobanurira let's go nje nigaga ku kigo gituranye n'icyaba ariko ntago twiganaga none ku kigo cyacu hakaba hariho bakita Rwamagana Seven Saint de Paul agakubitira yuko twebwe mu kigo harimo umuprefe wacu yari afite ikintu nakita ninga yabyitaga yankaga club ariko aga club gahurizwamo abantu rero abahungu baje nabo kuba bajoininga club ariko bayinsanga rero mukunatura nanjye nyibatatura twumva mind ziri mumagambo macuguruka VI Ndamaze we mwahuye ryari we mwari mwarahuye ryari VG twahujwe na bapaka ni kuvuga ngo reka wenda mbere nakajiga ubwo baje nyuma for sure ubwo abo mwabaje guhura oya pakaji na kajiga nibo twahuye ku munsi ubwo VG odi seregiteri yaje nyuma reka tugaruke kuri The Big Park The Park weho kajiga mwahuye ryari so kajiga twahuye mwaka wa 2017 duhura umwaka uri murarangira tugiye kujya 2018 duhura urumva nari ndokrashije ikigo nigagaho P6 banyirukanye bitanjyayo kuri icyo kigo kugira ngo makorere primaire nyirangize nyirangiza mitansa nangira na secondaire ariko tuhahurira nawe ari umukirase avuye i Kigali mu magambo make yarikuze tubwira ko VI Ndamaze vuba kuko bitubambura naho VI Ndamaze rero VI Ndamaze ni umuhome wanjye twastangiranye kwiga secondaire tuza kuba turi in touch tugeze mu wa kabiri secondaire tuganira tuaza kuza kumbwira ko ari umukinnyi wa basket nayo nakundaga gukina basket tangira kuba inshuti tunda tugera mu wa gatatu tugeze mu wa gatatu rero nibwaje kumbwira ko afite impano nawe yo kuririmba uri nabyo yari yarakubwiye yari yarabimbwiyeho ariko nyine narayifashe n'ibintu birahunga kuko nta hano na hamwe nigeze mubona yatinga ari kuririmba cyangwa se ari gususurutsa Kajiga we mwajyaga muririmba Kajiga we n'ubundi yari twari turi babiri none se icyo gihe VI umuntu ashobora guhita yibaza VI yarari mu biki yarari hehe VI muri icyo gihe mu kigo
hari harimo industry yacu yari irimo ibintu byinshi, hari harimo abaririmbyi, abaraperi, abahogoza, ababyinnyi. Icyo gihe we yari ari muri party y'ababyinnyi, ariko yari umubyinnyi, yari umusitari. Ariko umuntu ejobundi twaganiye wize kuri icyo kigo muri iyo myaka, arambwira ati ariko buriya na Depaka burya ngo yari umufashoni. Bajyaga fashoni, ayo makuru niyo nziza amahirwe ndakwifatishije. Tugira icyo point tubishyiraho, ugira icyo ubivugaho, kuko umuntu yarabibwiye mba confused. Ntabwo ati is this really, is this fake? Wumvise ntabwo ati no right now ndi kumwe na Depak man, reka bimubwirire ambwire koko byari byo cyangwa ni brag arimo arambesha. Yewe nabaye umunyamideli, nabaye umunyamideli pe. Urabona ko byanakubera. Uko n'ubundi ndi umunyacyangwe no mu buzima busanzwe. Ndi umunyacyangwe no mu buzima busanzwe, rero ntabwo byari igitangaza none nko ku mujene ukigira muri secondaire ari kwishakisha, ari gushaka kwikaraga muri boro nyinshi kugira arebe ko impano ye nyine ni iyi. Ibyo abantu bari buze kumukundamo ni ibi. Icyo gihe nararirimbaga ndi n'umufashion. Icyo gihe naririmbaga ni n'umufashion mu kigo nyine ndi kugira ngo menyekane, nigaragaze nanjye nk'umujene style. Mbere na mbere umeshoninga icyo kintu cya fashion wenda kuko ari cyo cyari cyoroshye kuba wafatisha, nyuma uhita ugendera ku icyo gihe mu kigo nicyo kintu cyari gifite influence nini igikurikira cyangwa se ikitaye. Aho ngana nabyumvise. Back to the Bushosho. Weho ukumva Depak aratubwiye ngo bajyaga fashoninga, arongera duha amakuru atubwira ati ngo VGOG ngo hari umubyinnyi. Ese we nakandi kantu kari kabyisha inyuma wavuga wate gukora byibura ushobora kuvuga gutya na gutya. Ibyo byabaye before yuko ninjira muri ball right zo kuririmba. Nibwo nari umukinnyi w'umupira icyo gihe nakinaga agapira. Abantu banzi ubundi barabizi ko uba agapira kabumbu rwose wayiconda kabumbuza bikaba kuroroshye ndagakubita ngagacanga shikisha. Alright, nkuko muri kubyumva rero turi kumwe na Trap Target, y'abana abahungu bafite swag bameze neza cyane, abahungu bashuje. Ariko mbere yuko dukomeza ntago mwacika gutyo, hari amakuru nshaka kubabaza. Ngiye bwa mbere mbamenya byari mu mwaka wa 2021 gutyo nko mu kwezi kwa gatatu, aho mwari ku indirimbo bitaga Come on my side. Iyo ndirimbo hari umubebi waririmbyemo amajwi. Reka negere bushorishori umvishe ambwire umubebi bikoye ko tutongeye kumubona. Umubebi mwahuje gute mu magambo make ari hehe? Umubebi no kuvuga ngo ukira ndirimbo niyo twamenyeyeho, ahubwo twumvaga rimwe na rimwe nawe ashobora kuba ari muri kiki yanyu. No kuvuga ngo umubebi ukorana nawe twari turi school of course kuko twabitangiye turi school. Rero urabizi mu yitwa ndembere nambere nta nubwo twamumenye. Bamwita Gomez. Selena Gomez. Gomez Kevin ni umunyarwanda kazi bita Gomez Kevin. Cyane. Baby ga. Ubwo rero urumva ko twari abajama twakoraga kandi imiziki turi school same school ko twaje kwigana twese ahantu hamwe. Urumva mu kigo hari harimo ababebe baririmba n'iki, rero turavuga ati uwo mubebe yadukubitira karasi kandi uwo the big stars are muri street ntago byari kwa for now mwongereho n'akantu kamwe ko yari n'icyuki. Yari umubera mwiza wagombaga no gukurura n'abantu bakajya kuvuga ngo akimbwiye ngo ari umubera mwiza, biba binteye inkeke nkavuga ati kubera iki mu ishusho ya Come on my side mutamushyizemo, kubera iki tutamubonye. No kuvuga ngo Baby Ga nubwo yadukubitiye karasi ntago yari mu ntago yabibagamo cyane, ntago bya nuko yari ni kwa kundi umuntu ashaka kuba aririmba muri korali yakubita sound ariko kuri we kujya muri video atari semshi. No kuvuga ngo indirimbo yari indirimbo ya Trap Target na VI ndamaze, ariko haza kuza kubamo yuko refre twumvaga yuko umuntu uri buze kuza kuyiririmba neza indirimbo ikaryoha, ryaza kuza kuba ari ijwi ry'umukobwa. Tuza gusanga no umukobwa nawe ni umuririmbyi, ikindi ni n'umuntu tuziranye tubana mu buzima bwa buri munsi bwo kwishura. Aza kuza kudufasha rero muri ubwo buryo, ariko ntago yari ari muri crew. Yo mpamvu abantu benshi bo batigeze banamubona no muri video kubera yuko yari mu zindi deal cyane. Nkuko muri kubyumva rero Trap Target bakomeje kugenda bababwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, mwibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko muri aka kanya ndashaka kubabaza bombi ntagira ikintu tuganira. Bagenzi banyu VI Ndamaze and Kajiga, ndashaka guhera kuri Paka weho. Nuhe mwihariko uzi kuri Kajiga? Urambira umwihariko uzi kuri VGOG, kuri VI?
abo bantu umwihariko wabo ni gute n'abahanga turabizi n'abicanyi ariko turashaka kumenya nkamwe muri deep mubafata gute umwihariko buri muntu abafite uburyo agiye yihariye ku giti cye ndashaka yuko useparatinga urishe kavuga ati Kajiga here is very fucking bad man ukongera kavuga ati VGOG about of this fucking one he's very fucking one and one really yes sir kumva icyo kibazo no kugisobanura ni ibintu byoroshye cyane Trap Target twe turahuza kuko turi bane ariko buri wese afite umwihariko we uwo mwihariko niwe nshaka uwo mwihariko ahantu uwo bita Kajiga cyangwa Kanyonga aranyonganyonga uwo mwihariko ubwo ati VGOG ahantu aravubata no kuvuga ngo twe Trap Target uko duhari ntabwo haburamo umuntu uzi ko organize ibintu byacu neza ntabwo haburamo wa muntu udutera courage ubatera courage mu gukora ibintu byacu kubitubambura abafana bantu bakeneye no kumenya burya umwespreta wanyu ninde no kuvuga ngo reka mande ngusobanura uburyo cyindi gushaka kugusobanuriramo ubyumve neza inyirukanza urumva winyirukanza kabisa no kuvuga ngo twebwe Trap Target twese turabanditsi beza turabaririmbyi beza icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya harya muraririmba abaraperi turi n'abaririmbyi abaririmbyi muri rusange ntabwo turi abaraperi gusa kuko nujya nko kuri Cuba shoshori yaragukubise kandi wumvise uburyo ibintu birenzemo nujya kuri Swing Party uzumva Wizkid Jiga Boy uburyo yagukubisemo uburyo ki wumva ko abantu ari abaririmbyi koko atari abaraperi kuri wamgarutse kuri wamwihariko wambazaga muri twese dufite umwihariko yuko buri wese azi ibintu ku giti cye kandi tukagira n'uburyo ki tubihuza tugahuza tukumvikana tugakora ibintu byacu neza yes aho ngaho hari ukuntu mwizwa ariko nanone hari ukuntu akabora kikatarafata fresh ariko bura bushora ashobora kunyumvisha fresh nkabyumva buriyo mvuga umwihariko mbavuga buri muntu ahanaje bamubi umvishe kuko buriya habera umwicanyi uko byagenda kose nubwo muri click aba yes yerekanye gusubiza nuko uvuga ngo buriya twebwe dufite n'uburyo twandika indirimbo sinzi niba ujye ubyumva nuko uvuga ngo ngiye umwihariko wabo ngiye wa Trap Target ndawuzi niwo nshaka nanjye aho ngaho uriyo mugabo bita Package de Parkway big package big popper burya package yanishaka ku Rwanda big popper buriya muri ahantu bita muri studio ari gukora icyo bita recording aragukubita indirimbo ushaka ni wayi mastering kuko afite punchlines nziza of course akagira na vocal afite vocal mbega muri Trap Target nziza aravuga no mumanyura mic akaba mu tricker nanone bita Jiga Boy buriya Jiga Boy nawe agira udustile utuntu tw'udustile twiwe ni umuntu ushobora kugukubita style kandi anandika neza akagira inyandiko iri fresh akabaho umuntu bita VG nawe ku tuntu tw'utumelodic utuntu ushaka kwandika ingoma ukaba wamwegera utuntu tw'utumelodic utunyanga bitewe za ngoma zirimo trick mbega nawe VG ni same shit na Kajiga benda kuba kuri nuza kuri shimwe n'ubundi wow cyane hano witwa bushorishore kabisa mpimye mu cicarango mferemye ndabyumvisha nga kuri original rero reka twinjire muri final section aho tugiye kugenda tubabaza ibibazo bigiye byihariye bijyanye na life wumvishe bijyanye na lifestyle n'ibintu babamo ibibora ikintu ibyo ngibyo ndashaka kugira ngo mubwire mere hano ku ruhande kwa Package de Park ni ikihe kintu ubona kigoye muri music industry y'u Rwanda right now mu magambo make kigoye abajene ikintu mbona nge kigoye cyane abajene navuga yuko ku underground cyane media kubakira uburyo cyakira ibintu byabo bakora ntabwo bakira ibintu byabo nkuko bakabaye babyakira kuko buri kintu cyose kirasaba inyungu ufite ikintu cyiza ariko niba nta kintu uhagaze ku mufuka nta kintu wakoze nuko nguko bibona icyo nicyo kintu kigoye ku underground ku ruhande rwa bushorishori
nunganira the big package big bomba big sham urumva nukuvuga ngo andagmini ikintu cyugarije industry n'iki muri rusange je navuga nuko utagaciro n'ubundi abahanzi cyangwa ibihangano cyane cyane abanzi batari bamenyekana ari ukuntu abanzi batari bamenyekana media kwakira ibintu byabo kugira babyumve n'iki bibakizi baba bashaka kubatega imitego myinshi tu ibyo ngibyo biramutse bihindutse buri musane bakumva yuko nyine nkuko ibihugu byateye imbere biba bimeze ari ukuntu hari ya bora hateye imbere n'umuhanzi tuvuguri muri mu ntara nta nubwo keji wari wagira ntago abantu igihugu cyari cyakumenya ariko ugasanga hita ufite mu ntara iri gutuma ubaho neza mu Rwanda rero ibyo nibyo bintu tubura urumva man icyo ndi kukurabura tuvuge nka gutya hari ukuntu ushobora nko mu bihugu byateye imbere sindi ubivuga amazina sibyo ariko iyo ubyumva n'abantu barabizi iyo ubyumva hari ukuntu umupeta ashobora kuba yarafashe nko mu ntara tuvuge intara y'Iburasirazuba ugasanga nko mu ntara y'Iburasirazuba ufitemo hit sibyo ufitemo hit iyo hit miragutunga ariko hano mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'uko n'umusani uri i Kigali urumva n'umusani uri i Kigali ariko gishobora kuba ari gitoyo ubwo byabo oya nabuto ahubwo ntabwo bari bahagacira ari abantu babikiniramo ari abantu babinyamo none ugasanga n'umusani uri i Kigali yarafashe igihugu turamuzi twarabimenye iyo umusani ari i Kigali agakubita ubwo ngubwo n'intara zamumenye ubwo niko biba bimeze ariko ugasanga n'ubundi zero pocket zero bintu byose nyine nta kintu usibye ibyo akora nyine by'ibikorwa nta kintu kizima ni street nyine kumwumva nta kintu so wabumvishe rero ibyo ni ibitekerezo bya Track Target guturuka i Rwamagana Buswahili kabisa turacyari kumwe tugenda tuganira interview byose cyane nabikundiye bafite swag bafite amavuta bafite ikintu bita big swag ewan urabona yuko uburyo barimo baragenda badescribinga ibintu kari fresh cyane 5 kuri 5 so tudatinze rero katwinjire muri final section aho ngiye kugenda mbabaza ibibazo nkababwira aba artiste babiri mugahitamo umwe mukunda mwambwiye ngo murabaraperi uko byagenda kose mwagiye mukurikirana hip hop turajya gatoya mu Rwanda nituva mu Rwanda twongere tujye ku mugabane wa Amerika kuko niho hantu hagaragara abantu b'abaraperi wenda abantu bakurikirana hip hop cyane so ikintu rero kigiye gukorwa ni kimwe umvishe ngiye guhera ku mugabo bita Package the Packaway Package gikweke Badman mutoto wa Karuka Jix Selector Bombo Platinum Day Mr Big Papa umvishe ukuna gakino gateye ndaguha abaraperi babiri umbwire ukunda umbwire n'impamvu kanze nkuvugishe mu kanya umuraperi wa mbere nshaka kuguha nshaka kukubwira Flora we urambwira umuraperi bita 50 Cent n'umuraperi bita Eminem who's best for you ninde kubera iki nihe mpamvu kuri ngewe umuraperi wa mbere muri abo ngabo navuga Eminem kubera iki kubera ko Eminem indirimbo ze akunda kuririmba kenshi na kenshi nyine ibintu atanga ubutumwa kandi ubutumwa buremereye mu ndirimbo urigere nk'indirimbo no kuvuga ngo nk'indirimbo nk'ebyiri yaba yaragukomye kumva ko siri mu butumwa bukagaye cyane first of all no love second one no fire oji wadai bamwita the big pack we kabisa mutoto ufite swaga cyane akubwira ngo iyo bita no love ari kumwe na Eminem niyo bita I'm not afraid ya Eminem na Lil Wayne sorry so reka tujye rero ku mugabo bita Busho hano rero mfite abaraperi babiri nawe nkuko byumva ku ruhande rwa mbere mfite Mr DMX ku ruhande rwa kabiri mfite Jaro who's the best for you my brother the best one ni DMX why DMX DMX niwe prefer cyane kuko DMX ako aririmba afite ijwi nkunda cyane kurusha irya Jaro nubwo ari same she bose bafite amajwi utabisobanukiwe ushobora kugira umwe n'undi ariko ngiye nkunda DMX cyane kuko na style aririmbamo yaba wumva kandi n'umugrapper song ebyiri uprefera uvuga ati hano DMX on the floor get on the floor ya kabiri ndetse nawe way who that
Probably. ni where hood ati ni hood where at No, something like that. Reka tugende. Ni nyinshi ziba ari nyinshi. So nkuko muri kubyumva rero ni Trap Target nibo twari turi kumwe turi kugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye mu kiganiro hano live kuri Task TV. Nakubwiye ngo ugiye kujya ubana na VGO you selected the one and only kuva muri uyu mwanya. Reka none tutiriwe dutinda mu magambo. Everyone hano mfite hano muri uyu mwanya Package the big man Bushosho kwaje buri muntu na flow duhita du closing ba muri gang ufasina ndika zikorerwa igendo kajuga zitaye ibyaro iyi trap niyo nero iyi nayo ni ndirevo muhame hamwe mbasake dinero mbakubite rap muve mu buvumo mwinjirira isoko mushaka imirimo umurongo nirenga ngume n'abahungu bose ubu dukorera imbere ubugome muhabe muhangayike karezi nzihabye ziyamanike. Yes wamwumvishe the big package akubwira ngo kurupa muri gang wallahi tutiriwe dutinda. Reka twegere mukowe mukuru mu gace bamwita bu twagiye vuba Aliciane Sampeso official cash animation pusha kuri vazi ricimba nicamura kuri Freburi poni gipicha pa muri Parimbambi pape basa barasura ama sister Saki God was better ari muri peri y'ubugingo mu Mr. This time if no race fang anybody muri Parima respect ndacari muri cinematique OG Broskin dash about weekend kabine